Wagiye ubona abantu benshi bahuye n'ibizazane mu rukundo rwabo bagahura n'ibigeragezo, abenshi ugasanga kubyakira byabananiye. Bamwe muri bo iyo babishoboye usanga bakomeje kubaho neza ndetse ugasanga bararambanye, ariko bisaba imbaraga n'ubuhanga no kwihangana. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku bintu bitandatu bikwereka ko uri umukunzi mwiza cyane ku buryo urukundo rwanyu rushobora kuramba. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, kora no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Icyambere, wishimira kwiga buri munsi. Urukundo rw'abantu babiri ruba rwiza ndetse rukaramba iyo bombi bemera ko atari ba miseke igoroye, ku buryo icyo gihe bemera gukosorana no kwiga ibyiza. Abenshi bibwira ko bazi ibintu byinshi ugasanga ntibishimiye kumenya ibirenze, by'umwihariko kubo bakundana nabo. Aha niho uzasanga habamo gutandukana, nyuma ugasanga waribeshyaga cyane. Urukundo rusaba abantu babiri guhuza imbaraga, bakiga ndetse bagakora cyane. Buri wese ari gushakira mugenzi we ibyishimo. Nta kimwaro kibonekera mu kwigira ku muntu ufata nk'inkoramutima kuri wowe. Icya kabiri, wemera amakosa yawe utabanje gushidikanya. Abantu benshi bagira imyumvire itandukanye, ugasanga ntibemera amakosa yabo ndetse ugasanga umuntu avuga ko we nta kosa agira rwose. Bene uyu rero ntabwo urukundo rwe ruramba kugeza amaze kumenya ko nta muntu ubaho nta makemwa 100%. Burya nta kimwaro kiba mu kuba wakwemera ko wakoze amakosa, kubera ko havamo gukosorwa no kwemera kubana neza n'uwo wahemukiye. Niba wemera amakosa yawe mbere y'igihe, ndakurahiye ntimuzigera mutana na rimwe. Abantu bigira nta makemwa nibo usanga bakunda kwita abandi abanyamakosa. Aba bantu nta nubwo bashoboka gukundana abandi kuko nabo ubwabo ntibikunda. Nta kimwaro kibonekera mu kwatura ukavuga ngo mumbabarire sinzongera. Icya gatatu, nuhana umukunzi wawe. Ibi bintu biratangaje ariko benshi barabikora. Hari uburyo umuntu yifata agahishira mugenzi we w'amagambo gusa kubera ko yarakaye cyangwa yanze kwemera ibyabaye. Biterwa n'ibintu bitandukanye, ariko maze kubona ko atari byiza namba. Ntuzemere guhanisha amagambo wo mubana cyangwa umukunzi wawe. Uzi guhagarara ku hashize hawe. Ubundi amateka yawe atandukanye nawe ubwawe. Wowe ubu muratandukanye cyane. Umukunzi wawe rero azakomeza kugukundira ko uzi guhagarara ku hashize hawe ukubaka hazaza hanyu. Umuntu ugarura hashize he akavuga iby'urukundo rwe rwashize, birangira ababaje uwo bakundana. Uwemera ahashize he akomeza imbere, ariko utahemera agakomeza kuhibuka ntashobore gutera intambwe ijya imbere. Icya gatandatu, muri wowe wifitemo kwizera cyane. Ntabwo ugira gushidikanya na gato, wemera ko kuba uri umuntu bitakugira intungane, ukemera ko ikosa wakoze warikosora ejo ugakomeza. Ibi bizagufasha kubana neza n'uwo mukundana. Icya gatandatu, ugaragaza ubwitonzi n'ubugwaneza. Niba uri wa muntu ugaragaza agasura keza no mu bihe by'umubabaro, ntusanzwe. Wewe waba umukunzi mwiza cyane, kandi ibi bizatuma usazana n'uwo mwakundanye. Ngaho rero nguko ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko uzarambana n'uwo ukundana nawe. Ese wowe umukunzi wawe ibyo bimenyetso ubimuziho? Ese urabona muzarambana? Ni Paradizo TV, twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Reka tubonane ubutaha. Twari muri ka gace kahariwe urukundo ni Bukalifu. Reka tubonane ubutaha.